muhaye ikaze nanone kuri Banse de Life TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Ndi kumwe nanjye Dohote uw'impuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe n'ukuntu mudushyigikira. Bakobwa bagore, ibi bintu mu bihe agaciro. Hari ibintu bijya bibabaza binatangaje. Ujya kubona ukabona umugore cyangwa se mo kimwe by'umwihariko abakobwa bageze mu myaka 27, 28, 35 batarashaka, bakunda gutora umugabo babonye ubagezeho ako kanya. Ugasanga umukobwa afite akazi keza, afite yarize yarahenengeje, afite amazu, afite amamodoka n'ibiki byose, afite rwose ahantu atuye ni heza, ariko wajya kubona ukabona ubuzima buramunaniye. Kubera iki? Nta mugabo uri mu buzima bwe, nta mugabo yigeze abona ari mu buzima bwe, cyangwa se mo kimwe yabayeho ubuzima arimo kubenga. Nyamara uko imyaka irushaho kugenda, umukobwa wabenze cyane arushaho kutabona umugabo umubaza izina. Rero akiheba, mu gihe cyo kwiheba cy'ubwibone akajya abona abakobwa biganye abandi bose barashatswe, niwe usigaye. Noneho akavuga ati icyo mpfa nikingira umugore umukobwa, agahita abona umugabo abonye aho ngaho akamutora. Ariko nyamara uramenye uyu mugabo ntuzamushake, kubera ko ukeneye umugabo ubasha kukongera agaciro mu buzima bwawe, ubasha gutuma uba umugore mwiza, akabasha kukongerera imbaraga mu buzima. Umugabo utakongera agaciro n'imbaraga mu buzima ntago ari uwo mugabo ukeneye. Inshuti yanjye, uramenye ntuzashake umugabo utabasha kugira icyo akongeraho mu buzima bwawe. Hari abakobwa uzajya kubona ukabona yashatse umugabo, umushoferi wiwe ni umushoferi wiwe, aramutwara, aramugaburira, yaba yagiye ku kazi atamutwaye akamusiga mu rugo, agasigara areba televiziyo, akaryama aho ngaho akasinzirira, nta kintu akora. Rero ugasanga mbese umugore yarihebye, umukobwa yarihebye, akeneye umugabo, arashaka umugabo umumaramo imbaraga aho kugira ngo amwongerere imbaraga. Rero nshuti mukundwa wonkurikiye, baravuga ngo umuntu ngo urukundo ni impumyi, ngo niwe wakunze, ariko ndagutangariza neza nubireba neza ntago ari uko wamukunze, ahubwo nuko nta yandi mahitamo ufite. Ubona ko nta yandi mahitamo ufite, ariko nyamara uracyayafite. Hari abagabo n'abasore bagutegereje. Uramenye ntushaka umugabo, ntuzashaka umugabo ugabanya agaciro ufite. Ntuzashake gushaka umugabo utabasha kuyikira yongera mu buzima bwawe. Aho uzirinde gushaka umugabo ugabanya agaciro kawe. Nshuti mukundwa, ibi bintu biha agaciro. Abakobwa benshi barirambiwe, abagore nabo gwenda se bafite abana badafite abagabo, babyaye abana gutyo gusa. Nawe igihe kigeze imyaka yamurenganye apfa gutoragura umugabo abonye. Nyamara yuzi icyo ushaka ntabwo utoragura icyo ubonye. Umenye neza yuko urugo ntabwo ari uko ufite uwo muntu muri kumwe aho ngaho, ahubwo se ni umuntu muhuje, mufite ibyiyumviro bimwe by'ubuzima, mufite gahunda zimwe z'ubuzima, mufite ejo heza muhatekereza kimwe. Cyangwa se ugiye kumufata kubera ko wabuze umugabo, wabuze ugusuhuza, wabuze ukubaza izina. Rero bakobwa mukunda kubenga, ibi bintu mubimenye. Iyo wabenze cyane, akenshi utari serious, yo utazi icyo ushaka, igihe kiragira ugafata umugabo ubonye. Ni handi uzashaka umugabo utoraguye aho ku muhanda, muhuriye mu modoka se, nta n'ikintu kimwe muhuje, ariko kubera yuko wafite inyungu, kubera yuko ufite byose, akeneye umugore, nawe akeneye umugore ubasha kumuha buri kimwe cyose. Niba ufite buri kimwe cyose yifuza, azaza ubundi ajya kuzengereza. Ibyo bintu byose ufite ajya bitwara, ahubwo abishyira abakobwa batoya bari mu rugero rwiwe. Nshuti mukundwa, kwirinda biruta kwivuza. Uramenye ntuzapfe gutoragura umugabo ubonye ngo nuko wirambiwe. Ntuzapfe gutoragura umugabo ubonye ngo nuko ufata imyaka myinshi. Ntuzapfe gutoragura umugabo ubonye ngo nuko abakobwa cyangwa se abagore bose muziranye bashatse, bubatse, babyaye, ugashaka ngo umwana. Nzi neza yuko ni witonza atora icyabuze. Ubasha guhuruza n'umugabo runaka, ubasha guhura n'umugabo runaka, wowe upfa kuba wabishyize mu mutwe wawe, mu mutima wawe birimo byuzuyemo, ukavuga uti ndashaka umugabo duhuje.
umugabo tubasha kubakana ubuzima bigakunda, kandi umugabo utazangora, umugabo uzanyongerera imbaraga utazazinkuramo. Rero nshuti, kwirinda biruta kwivuza, uramenye. Ese ikindi kintu ushobora kwambwira mu byo ntavuze? Nyandikira muri comments. Niba mushya kwica no kora like, subscribe cyangwa abone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Igice kwana namwe mwene Dorothée w'impuhwe, nawe ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.